Mwaramutse neza abakunzi ba BTMTV. Uyu munsi ngarutse ngo dusome, turacyari muri Matayo, tugiye gusoma Matayo igice cya 2. Reka dufatanye dusome. Titre y'icyo gice iravuga ngo Abanyabwenge baramya Yesu. Tugiye gufatanya gusoma. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bajya i Yerusalemu, barabaza bati, umwami w'Abayuda wavutse ari he? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Umwami Herode abyumvishe ahagarika umutima n'ab'i Yerusalemu bose, ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko, ababaza aho Kristo azavukira aho ariho. Bati, ni Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya, niko byanditswe n'umuhanuzi ngo, nawe Betelehemu ho mu gihugu cy'Iyudaya, ni ukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware, azaragira ubwoko bwanjye bw'Isiraheli. Nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa, abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri. Abatuma i Betelehemu ati, nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona muze mubimbwire, nanjye njye kumuramya. Bamaze kumva umwami baragenda, kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere irinda igera aho uwo mwana ari ihagararaho. Babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Bageze mu nzu basangamo umwana na nyina Mariya, barapfukama baramuramya, maze bahambura imitwaro yabo bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode, banyura iyindi nzira basubira iwabo. Abanyabwenge bahozeho, kuko ubwenge butangwa n'Imana. Abanyabwenge bo bahozeho, ubwenge butangwa n'Imana. Aba banyabwenge nabagereranya muri iyi minsi nk'abantu Imana ibwira fitiri, ibwira iby'ejo bizaza, ikabikwereka mu nzozi, ikaba yabikwereka ubireba se, cyangwa se ikaba yabyandika ahantu ukabisoma nko ku gikuta wenda uryamye. N'abanyabwenge rero nabo babonye inyenyeri, Imana nyine irabasobanura. Ya nyenyeri bajya imbere, irabaherekeza ibageza aho Yesu yavukiye, kuko bari abanyabwenge bazi ko havutse umuntu udasanzwe. Baramuramya ngo bamutura izahabu n'icyome n'ishangi. Baramuramya bamutura iyo zahabu n'icyome n'ishangi. Nyine ntabwo ari gupfa kuvuka. Imana nta kijya kiba Imana itakivuze. Abanyabwenge rero Imana ijya ibabwira, ikabasobanurira. Nanjye uyu munsi numva nasaba Imana kungira umunyabwenge, ikajya imbwira, ikansobanurira, ikambwira ibizaba n'ibyenda kuba nkabimenya. Niryo sengesho nasaba Imana uyu munsi, ko nanjye yangira umunyabwenge mu bantu bari ku isi, ikangira umunyabwenge, ikajya insobanurira. Nawe nicyo nkwifuriza, aho twafatanyije gusoma iki gice. Uwiteka rero abahe umugisha, abane namwe kandi abagirire neza. Byose tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze. Amen.